dore ibimenyetso 7 bizakwereka ko ku buzima bwawe hariho imbaraga z'umwijima zigutsikamiye zikubuza gutera imbere. Ibimenyetso 7 ngiye kukubwira, nubyibonaho umenye ko ku buzima bwawe hariho imbaraga z'umwijima zigutsikamiye zitatuma ugeraho ugera. Ikimenyetso cya mbere, gukunda ubuzima bworoshye. Buriya abantu Satani yafashe bugwate, batinya gukora ibibarushya, batinya impinduka, kandi ntushobora kugera ku ntego zawe mu gihe utinya impinduka. Uyu munsi rero ikiguteye ubwoba ugomba kukirukana mu izina rya Yesu. Ikimenyetso cya kabiri, gukunda kwigereranya n'abandi, cyane cyane aboroheje. Yabona hari abarushije akumva ko bihagije, ngo nakana kandamurenze. Ibyo ni ibitekerezo biciriritse, ugomba guharanira kuzamuka mu izina rya Yesu Kristo. Ikimenyetso cya gatatu, kwiyakira uko uri, kumva ko ibikubaho n'abandi bibabaho. Ngo n'abandi nuko ntacyo bintwaye, kuba mpumeka birahagije. Hoya, Imana irashaka kurenga aho ngaho. Ntabwo bibi bikwiye kuguma ku buzima bwawe, ugomba guharanira ko bihinduka mu izina rya Yesu. Ikimenyetso cya kane, gutinda gufata imyanzuro cyangwa se no gutinya kuyifata. Abantu babaswe na Satani abatera ubwoba bakababuza gufata imyanzuro. Ukaba ufite imishinga mu mutwe wawe, ufite ibitekerezo byiza, ariko ugatinya kubishyira mu bikorwa. Abandi bakagutanga imishinga, abandi bakagutanga ibintu byiza, cyangwa se bikazaherera mu magambo gusa ntubikore. Ibyo bitekerezo rero ugomba kubirwanya mu izina rya Yesu Kristo. Ikimenyetso cya gatanu, gutinya amaso y'abantu. Ngo none se ngo nibambona biragenda gute? Ukishora mu bintu biguhenze, udafitiye ubushobozi kugira ngo ushimishe abantu, cyangwa se ugatinya gukora ibyo ufitiye ubushobozi ngo abantu batakureba. Ikimenyetso cya gatandatu, kuba nyamwigendaho. Umunyabwenge yigira ku bafite icyo bamurushije. Umunyabwenge yemera kugirwa inama no kumva inama z'abandi. Ikindi kibaranga ni ukugira ubwiko. Ntushobora gutera imbere, ntushobora kugira ahantu ugera mu gihe ufite ubwiko mu mutima wawe. Wumva ko utafasha abababaye, utafasha abarwayi ngo bagirire neza, imfubyi, abapfakazi. Ahubwo kumva ko ikintu cyose kigomba kuba icyawe gusa. Ntabwo byakunda, ntabwo Imana yaguha umugisha. Uyu mudayimoni rero w'ubwiko ugomba kumwirukana mu izina rya Yesu. Ikimenyetso cya karindwi, kuba mu byo ukora nta Mana irimo. Nushaka uzatunge isi yose ibi yawe hatarimo Imana, nta kintu bizakumarira, uzapfa ubisiga kandi upfe nabi, cyangwa se unabisiga abandi babirye batabikoreye. Uwiteka agomba kuba mu bugingo bwawe. Umwami Yesu agomba kuba nyambere mu byo ukora. Nimba ibi bintu hari ibyo wiyumvishemo, haranira kubihindura, maze rero ngo ubuzima bwawe buragera ku ntego.